niteguye mu bushobozi Imana kuzakubyarira abana bose wumva ushaka kuko ndagukunda mbura ikintu nagukorera sinzagukundiraho undi muntu. John ndi gusafaringa John naragusize mpera kuri zero. John nta gupfura ugira ni njyewe ubuzi. Ndagukunda ngo nzakubyarira abana igihumbi ngo Yesu we ngo ndagukunda. Nahise mbona ko Eva yakurikiyeho John amafaranga tugendeye kubiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nta gitangaje yo kuba wabona Eva ejo bundi mubonye indege imugaruye mu Rwanda. Eva bahamwikorera da bamugarura bamushipinga bakamugarura. Amakimbirane yabo ye n'umugabo we ntabwo yigize umugabo yavugaho. Eva niwe yavuzeho, niwe warushije umugabo w'umunwa uriya kuva Eva yavuga. John akaba nta kintu aravuga. Hariya bashobora kujya no mu rukiko Eva akamubonaho icyaha. Urambonera uyu Eva ari kuza kivuga ibibi. Hari igice Eva tatangaje. None se uko yivugiye ngo nanjye ntabwo ndi shyashya. Ahatari shyashya ko atahavuze. Buriya umuntu nakubwira ngo sindi shyashya ukabona ntahereye ku ruhande atarimo shyashya uhita umenya ko ibintu agiye kukubwira akubeshya. None se umaje kumbwira ngo ntabwo wari shyashya uvuza amabi ya mugenzi wawe wowe yawe urasize urwo ruhande utarimo shyashya kutaruvuze. Rero niyo mpamvu ugiye biriya Eva yavuze sindi bubyemere kuko John ashobora kuza hano yavuga ugapfuka amatwi iti Yesu we. Ubu John yafata amajwi nk'ariya urumva amugaragaza nk'umugabo udashobotse amugaragaza nk'umuntu udashobotse habe na gatoya akayafataga girlfriend we ziriya ni kanuni zabo ari amajwi nayo. Nyirasafari yagize ati mvira mu rugo ati ndakwihanije ndakwibujije ari mu Rwanda John katumamagare twumve. John Hello Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Turi tariki ya mbere z'ukwa munani. Ego Kigali zuko umwaka warangiye we. Ejo ndi dutangiye umwaka none urashize. Uyu ni umunsi rero w'aba girlfriend n'aba boyfriend. Hadi w'aba boyfriend ngo ni no munsi w'aba girlfriend ikaba nimba tabyita mu rwego kwa kunabona ibyangombwa nyuma ngo hari igihe runaka ubute nyine uwo muntu abashobora kuba yavuga ati uyu muntu mwikuyeho urumva yamemukiye mu musubiziyo namukuye birashoboka. Sinzi ukuntu babyita bino bintu abantu bashipinzwe banabikorewe mumbwire muri comment section mumbwire di mumugure nanjye ndenda gushipingwa. Nazitwara nayo bakangarura urumva yego muri ntuza ngo iyo wagereye kuri papers z'umuntu uri USA nka kuriya none urumva Nyasafari yaramaze igihe we noneho umwana wavukiyeyo urumva ni umwene gihugu Pro Max urumva ni umugugu yego muri Amerika. None hariya rero nikavukire kanuni zose arazizi. Kavukire Amerika. Nikavukire kanuni zose arazizi bikorwa byose arabizi azi byamurengera n'ibyagira gute. No mwana wo kugasima k'Inyamiramba. Cyane burya kwitara mu biryogo. Muri Amerika. Rero iyo utwawe n'umuntu bene muri buriya buryo ngo haba muri zire papers ngo harakantu kagakoroze kaba karimo urumva ngo iyo umuhemukiye aba afite uburenganzira bwo gusaba ko bagugarura. Nta gitangaje yo kuba wabona Eva ejo bundi mubonye indege imugaruye mu Rwanda. Eva Erega buriya reka nkubwire byaka kanya ubu Eva ari at risk. Uzi impamvu nuko amakimbirane yabo ye n'umugabo we urumva we ntabwo yigize umugabo yavugaho. Eva niwe yavuzeho niwe warushije umugabo w'umunwa ku mbuga nkoranyambaga. Bisobanura iki? Uriya mugabo ashobora kuvuga ati uyu mugore akunkora harassment ari kuntoteza. Ibyanjye by'uruga bijyanye gute ku mbuga nkoranyambaga? You see? Kajya tumari bwo acyo iyo mpamvu yatuma agarurwa mu dore Eva bashobora kureba ashobora kugenda umugabo we koko nimba koko Eva yaragiranye ikibazo n'umugabo we mu buryo bumuturutseho. Ubwo ashobora kugenda akavuga ati jyewe umugore yarambangamiye bigeraho n'urugo ndigendera ndahunga ndigendera. Icyo gihe uri clear sibyo? Wamubishije urigendera watanze amahoro. Icyo gihe we mugabo uri clear ati nyuma rero yo